nongeye kubasuhuza nanone ni inono+tv ikiganiro nta kindi ni ukuri kwanjye, aho tuganira ibijyanye na relationship, aho biva bikagera, tugira n'inama, tuganira byinshi nyine bijyanye n'urukundo. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku bintu 10 wakora kugira ngo ukiri igikomere igihe uvuye muri relationship, igihe utandukanye n'uwo wakundaga. Ikintu cya mbere turasangamo meditation, kumedita, gufata umwanya. Abantu bakora za yoga bo bahita babyumva, wa mwanya ufata ugatekereza, kandi ntugore intekerezo zawe, ukareka intekerezo zikakwerekeza aho zishaka. Ushobora kubikora wenda nka 2 ku munsi, ugafata iminota 20 mu gitondo n'iminota 20 nimugoroba, utuza ugahumiriza, ukazamura umwuka, ukongera ukawurekura, ukazamura umwuka, kumva ko uwejeje, ukongera ukawurekura, uzamura, ukongera urekura. Ukabikora iminota 20 mu gitondo, ukabikora n'iminota 20 nimugoroba. Ubundi ukareka intekerezo zawe zikajya aho zishaka, ntuzipfuse, ntuhite utangira gutekereza, ukomeze gutekereza kuri wawe undi wumve yuko niwe ufitiye umwanya, niwe gutekereza. Oya, reka intekerezo zawe zikuyobore. Niba zikuyoboye mu kazi, zireke zijyeyo. Niba zikuyoboye iwanyu iriya ku cyaro, reka zigereyo. Reka intekerezo zawe zigende uko zibishaka. Icya kabiri ni kurira. Iherere rwose, niba wumva ushaka kurira, wumva ufite agahinda muri wowe, urira. Nta kibazo na gito kirimo kurira, ahubwo uri kuruhuka. Iherere, urire rwose, wumve yuko umutima wawe uruhutse. Icya gatatu, gushaka icyo uhugiramo. Urumva iyo umuntu akimara gutandukana n'umuntu, aba afite agahinda kenshi, handi aba yumva yiyanze, handi aba yumva mbese nta nshuti agifite. Urumva ibintu byacitse, umuntu yamwanze, umuntu wari umufitiye runini mu buzima urumva yamwanze, ntaho kujya afite, yiyanze. Shaka rero icyo uhugiramo. Hari kureba movie, ushaka kureba amafilme. Hari amafilme wenda uba ukunda, igihe wenda udakunda kureba amafilme ushobora gusohoka. Mbese uhugira mu kintu uzi ukunda, gishobora gutuma nyine kikokipa, kikubuza nyine wa mwanya wo gukomeza kumutekerezaho, gutekereza ibintu byinshi bishobora kugutera agahinda. Ushobora kureba izo filime, ushobora kujya gukora siporo, ushobora kujya gusura abantu, inshuti zawe niyo mudaherukana, niyo mwaba muherukana, gusa ushaka ikintu gishobora gutuma nyine ubyibagirwa. Ugerageza kuba nyine ushobora gufata umwanya nyine utari kubitekereza. Irinde imbuga nkoranyambaga. Impamvu rero bavuze iki kintu cyo kwirinda imbuga nkoranyambaga, urabona wenda nk'abakoresha nyine WhatsApp, mushobora kuba washwanye n'umusheri wawe, uwo witaga umukunzi wawe, kugira ngo mubabazanye. Ibyo bintu bibaho, kugira ngo mubabazanye. Niyo wenda yaba yanabikoze atabigambiriye, ashaka nko gupostinga nka mubyara utazi, agashyiraho akantu k'umutima. Wowe kubera ko wababaye, wita wumva yuko nyine ahise ajya mu rundi rukundo. Birakubabaza, nta n'ubwo umenya n'ukuntu bigenze. Ikindi impamvu bakubwira ngo wirinde imbuga nkoranyambaga cyane, hari nk'igihe ushiduka ushatse nko kumwandikira. Abantu mwaciye mu rukundo murabizi, kumva nyine umutima uri kuguhata kuba wakongera ukamwandikira, ugashobora kuba wasanga
nkamwandikira. Ikindi ushaka kujya wenda mu Facebook n'iki ugahita wumva ushatse kujya mu mafoto ye, ushatse kumureba, ushatse nyine ibintu bihora nyine bikwibutsa. Harimo n'izo mbuga nkoranyambaga, ariyo mpamvu bakubwira ko nabyo atari byiza. Gira ibanga ry'ubuzima bwawe. Iki kintu ni ikintu gikunda kunanira abantu benshi, kugira ibanga ry'ubuzima bwabo igihe bavuye muri relationship. Ibintu bibagora, aho usanga ahita atangira postinga amaganya, nta kintu nzaba, ugatangira nyine kuvuga ibintu nyine umwereka ko kuba nyine ubivuyemo ni akazi ke, nta kintu uzaba, n'ubundi kuba waramukunze cyangwa ashaka kumwereka ko nyine ari umugome. Utangira gushyiraho amakosa agaragaza ko nyine umuntu mwari muri kumwe ntabwo nyine yari shyashya, ntabwo yari shyashya, araguhemukiye, arakubabaje by'iteka. Ibyo bintu rero byo gushyira ubuzima bwawe hanze ku buryo n'abandi bitareba babimenya yuko uwo wavuye muri relationship uri mu bihe bitoroshye, aba ari ikibazo. Niyo mpamvu bakubwira yuko ukwiriye kugira ibanga ry'ubuzima bwawe. Si ngombwa ngo abantu twese tumenye yuko watandukanye n'umukunzi wawe, kuko muba mwaramenyanye ubwanyu, muba mukwiye no kubigumana. Ntabwo rero biba ari byiza, cyangwa se tureke kuri icyo ngicyo cya stati, usanga buri muntu wese muri si n'umugenzi, umushuti wawe wese aramenya ko mwashwanye, amenya icyo mwapfuye, amenya iki, ibintu byose. Ibyo ni biba biteye ikibazo kandi biba bidakwiriye kuba byabaho. Gira ibanga ry'ubuzima bwawe. Niba rero munatandukanye, tureke kuvuga kuri icyo kintu, turacyavuga ku ibanga ry'ubuzima bwawe. Tureke kuvuga wenda kuri icyo kintu cyo kuvuga ngo nuko ako kanya mugitandukana. No mu buzima bukomeje, wimwemera yuko amenya ubuzima bwawe uko bumeze. Usange hari abantu bakunda kubikora nk'aho ari ukwemezanya, abone yuko nahise mbona akazi keza, abone yuko ubuzima bwahindutse. Ntabwo ari competition muri mashini, ntabwo ari competition rwose. Gira ibanga ry'ubuzima bwawe. Wikwitabira ibirori uzi neza yuko ari buzima. Iki kintu ni ikintu gishobora gutsinda abantu bake, kuko ubundi iyo ugitandukana n'umuntu ukumva ngo azaza mu kirori iki n'iki, uhita wumva wagenda niba uri umukobwa ugaca hariya mu mujyi bakagusiga make-up, ukagura ikanzu nziza ariko utanafite ukayikodesha, urumva. Ariko ati mva ngende mwemeze. Rero inama nziza ni uko wakwirinda ahubwo kujya mu birori uzi neza yuko ari buzemo. Mwirinde nyine, wimuha umwanya wo kuba yakubona, cyangwa se nawe arega nawe uri kwigirira, wikomeza kwikomeretsa. Niba uzi ko umuntu mwatandukanye kuko ushaka kwikomeretsa, urajya kumureba kugira ngo bigende gute? Wijya rero mu birori uzi neza yuko abirimo. Mwime umwanya, mureke akwifuza. Kumwe mu mwanya ni nk'ibyo ngibyo twari twavuze. Kumwe mu mwanya nyine ni kumuburira umwanya. Niba bizi neza yuko wenda hari umushuti tuziranye utwaye abafureni twese, afite ikirori runaka, akaba avuga ati byanga bikunda Esther arahaza, ngewe kamwereke yuko ibyo atekereza atari byo, ntari buhaze. Sugeyo umwihorere. Ikindi, niba wenda hari n'ukuntu wenda ahita atangira kongera wenda gusa nkaho dosiye arakwandikiye, babyita kurya si, wihita nyine ushiguka ngo uhite wongera kuvuga ngo reka ngo noneho ngo uhite mwandikira, usanga wese umwandikira n'umwandikiye imvaho yose. Oya, mwime umwanya, umutuzo no kudahubuka, kumva ko muri wowe uratuje, urimo urareba ejo, uri kugerageza gushaka ko icyo kibazo ukirenga, noneho ukareba ejo hawe hazaza. Nta guhubuka, kora ibintu byawe byose ku murongo neza, wirinde guhubuka.
irinde guhubuka, utangire kuba wari kugira ikintu ukora ufite urumva reka muhamagare biranze nta mpamvu yo gukomeza kwibabaza reka muhamagare. Oya gerageza ibyo bintu ubyirinde. Niho kuvuga ngo ikindi kiravuga ngo bohoka ingoyi wiyiteho. Kubohoka ingoyi ye ukiyitaho ni dusangamo siporo, uhumure, wambare neza. Kubohoka ingoyi ye mbese ako gahinda yaguteye, ako gahinda wari urimo watewe nawe kavemo, ukore siporo wiyiteho, kuko siporo izagufasha kugira ngo ibyo bintu nyine bisohokemo. Wiyiteho, uhumure. Guhumura ni nko cyane cyane nko ku gitsina gore, ariko n'igitsina gabo birashoboka. Niba hari parufe ukunda nyine wiyitere. Sinzi niba abantu bose babaho, ariko bamwe na bamwe usanga ikintu kijyanye na parufe ari ikintu. Hari nk'abantu bababara agatera parufe nyine wenda nko muri shambure azi akunda, akajya muri shambure agafunga akumva nyine arishimye, akumva ibintu nyine biri kugenda bihinduka muri we. Nk'uko hari n'abagenda bakajya kunywa inzoga, buri muntu nyine wenda aba afite n'ukuntu bigenda, ariko nyine yiteho, ukore siporo, uhumure, wambare neza. Nyine wa mwanya wamuhaga wihe, ikunde, wiyiteho, wambare neza. Mwime kumenya amakuru yawe, mutere kukwifuza, twabivuzeho. Ngayo nguko rero ni ibyo ibintu 10 ushaka gukora mbese igihe ukiva mu rukundo, igihe bitandukana n'uwo mwakundanaga, kugira ngo utagwa hasi ugaherayo. Ibyo bintu urabikora kandi nyamara bikarangira akenshi hari igihe yongera kwifuza yuko mwasubira mu rukundo. Iyo biri ngombwa yuko nyine musubiramo, iyo bitanari ngombwa ubuzima burakomeza, kuko ntabwo uba waraguye ngo uhere hasi, uba warashikamye, kuko uba warimenye ukisobanukirwa, ukikunda kurusha ukundi muntu ku ruhande yagukunda. Ni ibintu rero by'ingenzi umuntu aba akwiriye guhita akora cyangwa se akurikirana akabikora mu gihe akiva mu rukundo, hahandi wumva ugifite agahinda kenshi, hahandi wumva yuko isi yakurangiriyeho, hahandi wumva yuko bitoroshye kuba wakongera kuba umuntu, kubera ko nyine umuntu ngo yakwanze, kumva nyine ni ibintu byacitse kabaye. Ibi bintu 10 nubikora, ndabizi neza yuko uzagira ubuzima buzira umuze. Ni ukuri kwanjye, ni inono+tv, nakagaruka.